Mwiriwe neza, tugiye kubabwira dusubiza ikibazo nshuti zacu, ikibazo cy'umwanditsi w'iki gitabo cyitwa Ethics ariwe Baruch de Spinoza yanditse. Hari ikibazo yavuzeho tugiye kubaza, yavuze ngo kuki abantu benshi babaho bakarinda basaza bipfira batarimenya? Ni ukubera iki? Spinoza yavuze yuko ibyo biterwa n'uko hari ibintu by'ingenzi baba bataramenye, kuko dukurira muri sosiyete buri gihe ihita itubwira, bitewe na cya kintu twavuze cya finalism, cy'uko ibintu byose bifite papasi. Hari umuntu twamwita umuntu, ariko ngo ni Imana iba hanze yabyo yabigeneye umugambi. Wababara ati ni mu mugambi w'Imana, wakishima ati Imana ishimwe. Byose kandi ukaba uvuga uti hari umuremyi wanjye. Waba witwaye neza, ibyo sosiyete yawe yitwa tabyiza, uti buriya Imana izabimpembera. Wakitwara nabi cyangwa warwanya sosiyete ugatangira gusaba imbabazi y'Imana. Spinoza ati rero ibyo bintu hakiyongeraho ikindi kintu cyo dutindaho cyane, ubanza hafi ya buri kiganiro nkigarukaho, cy'uko umuntu atari empire iri hanze. Ni ukuvuga kino gitabo wenda reka mpasomesha igice cya gatatu, third part, origin and nature of the affects. Urumva origine z'ibyo twiyumvamo. Twabonye yuko ibintu byose twiyumvamo, Rome c'est pas un animal raisonnable, nk'uko ba Plato bagiye babivuga, ba Aristote, ba Blaise Pascal, ba Descartes. Ahubwo umuntu agengwa na desire yawe niyo ituma umuntu umubona ukavuga ati ni mwiza. Wabona ikintu uti ni cyiza, ariko desire zahinduka, wa wundi ukajya kubona yataye agaciro mu maso yawe. Ubwo urumva abantu ntabwo bamenya feelings zabo, ariko ngo origin yazo no kumenya na nature yazo ntabwo abantu babimenya. Ntabwo ikintu cyitwa cyiza kuko ubwacyo ari cyiza muri kamere yacyo. Ntabwo ikintu kiba kibi cyangwa umuntu ngo abe mubi bitewe n'uko ari mubi muri kamere ye, ahubwo ukuntu aguhindura, ukuntu wowe wiyumva iyo utekereje kuri icyo kintu, cyangwa iyo ugiye en relation na wa muntu. Ibyo bintu bituma hiforumamo igitekerezo. Mu yandi magambo, ibitekerezo sont d'ordre du naturel, du physique, ariko bitewe na environnement tubamo, ibintu twamenyereye, tuzi ko ibitekerezo twita ngo ni bibi, by'umujinya, ibyo bintu byose bituruka kuri Satani uba hanze ya nature akayikorera. Ibitekerezo bya conviviality, kwitwara neza mu bantu, gufasha abandi, kubasekera, kugira gute, ibyo byo ngo bituruka ku Mana iri hanze ya nature nayo. Ubwo urumva umuntu aba atarimo kwimenya. Cya gice cya gatatu kiratubwira, igice cya gatatu kivuga ngo on the origin and nature of the affects. Ibi ngibi iyo ndimo kuvuga na affects ni uko umuntu yiyumva, kandi ibi bintu byose twavuze yuko biba biri muri subconscious mind, muri subconscious, muri inconscient, icyo bita inconscient. Hahandi umuntu atametiriza, hagaragazwa n'inzozi, hagaragazwa n'icyo bita, hajya ujya kuvuga ikintu ukibeshya ukavuga irindi jambo. Icyo gihe biba bitewe na inconscient, la partie inconsciente, la partie inconsciente. Mugiye kumva ikiganiro cya Dashimu nawe nyine hari ibintu byinshi avuga ibintu byinshi. Nawe yigeze kuvuga kuri inconscient. Inconscient ni hahandi, ni ukuvuga niba ibintu wowe ugafata, ni ukuvuga ushobora kujya muri amakipe abiri arimo gukina umukino uyu n'uyu, ukabona uko yambaye gusa, ugahita utangira kujija ati iriya ndayikunze, utari unabizi, ati iriya niyo ku ruhande rwanjye. Ibyo bintu byose choice dufata biba bitewe na inconscient. Abantu tuganira nabo, abantu dukundana, abantu badukurura, abantu tuzirana nabo, ibyo bintu byose
biba bitewe na inconscient. Ntago dutinda kuri icyo kintu, ariko ikintu nashakaga gusurinyaho Spinoza yazanye, yaravuze ngo most persons who have written about the effects and man's conduct of life seem to discuss not the natural things which follow the common laws of nature, but things which are outside her. Urumva abagiye bavuga bose kuri effects ku myitwarire y'umuntu basa nkaho batarimo kuvuga ku bintu biri muri nature, muri nature. Niyo mpamvu ibintu byose byaba intambara, byaba za religion, zaba iki, Spinoza abifata d'ordre de la nature. Ce sont des phénomènes purement naturels. They seem indeed to consider man in nature as a kingdom within a kingdom. Urumva abantu banditse mbere ya Spinoza bafataga nka a man like a kingdom within a kingdom. Ni ukuvuga asa nkaho ari muri systeme ferme, umuntu arukwe, ibindi ni ibimukikije, afite amategeko agenga umuntu atandukanye n'aya nacu. Ibyo bintu rero byatumye umuntu atimenya, ibyo bintu bituma atimenya. Ariko Spinoza aravuga ati niba ibintu byose biba ku muntu, nta kuvuga ngo tujye hanze y'umuntu dushake ngo wenda hari umuremyi wari umufitiye umugambi, ahubwo turebe umuntu ni phénomène naturel. Nkuko wanariza kugwa kw'imvura, ni nako wanariza kwishima k'umuntu, niko wanariza relation ziri sociale, uko abantu babana. Ntabwo umuntu umufata ngo ushake kumukura hanze ya naca. Wumva umuntu umufata ntaho agendera kuri loi de la nature, ku mategeko ya naca. Mu yandi magambo, ikiganiro cy'uyu munsi cyari ikiganiro gito gusa kigaragaza yuko abantu benshi babaho bakarinda bapfa. Nibwo yaba umuhanga n'ibituvuga bya physics akenshi aba ari muri référentiel itamufasha kumva neza ibintu. Référentiel za mbere zagiye zifata la physique nk'aho ari ibintu bifatika gusa, ariko l'ordre mental, ibitekerezo nabyo biri dans l'ordre du physique. Dans l'ordre du physique. Niyo mpamvu ubushakashatsi bugenda bukorwa, uzasanga nibyo bita microchips, ibyo byose babishyira mu muntu akagira comportement zinizi. Hari n'uburwayi ashobora kuvurwa bitewe na microchips bamushyizemo. Ariko zumva ibijyanye n'idini byumva ubushakashatsi buteye gutyo ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa kiba cyaje, kandi umuntu n'ubundi ari ya nyamaswa. Hariya nyamaswa. Spinoza rero ntago ari muri babandi bavuze ngo Imana ntibaho, ahubwo baravuze ati Imana niyo yonyine ibaho, niyo yonyine ibaho. Ese niba mvuze ngo Imana niyo yonyine ibaho kandi iruhande rwanjye hari imisozi, hari ibiti, ibyo bintu bisobanura iki? Spinoza aravuga ati iriya misozi ubona ni mode particulière, ni uburyo bwihariye bw'Imana irimo kwiyerekana, kandi itiyereka ikiri hanze yayo, ariko niyo ubwayo ikora experience fini y'ikintu kiri infini. Yo ubwayo ni infini, ariko igakora experience fini mu muntu, mu nka, mu giti, mu ibuye, mu mugezi. Ibyinshi rero abantu ntabwo babimenye, ariko ni ubumenyi bw'ingenzi cyane kugira ngo bikuzanire amahoro, udahora muri tension yumva ko hari ahantu ugomba kugera ku ruhande rwawe, hari ahantu ugomba kuzajya kugira ngo ubeho byuzuye. Spinoza yigisha kubaho byuzuye. Hubu murakoze.